ikindi kintu kigiye kuba ingora bahizi. Indi nduru sakwe igiye kuboneka muri Adepr. Mbega abadamu bari beza bahuye na kaga. Mbega ingo zari zubakize zigiye gusenyuka. Mbega abana bagiye guhura na kaga. Mbega abagabo bagiye gusigara mu bibazo. Dore ibigiye kuba. Sinzi ibintu bamwarabyizeho, ariko dore ibi mugiye kubibonesha amaso. Bizwa muri paruwasi ya Remera n'abakozi b'Imana dufatanije umurimo w'Imana, kandi turifuza ko bazahabwa inshingano z'ubupastori. Kubera iki tuberekana kugira ngo niba hari impamvu yatuma adahabwa izo nshingano, kuko ni inshingano ziremereye mu itorero, kugira ngo ayo makuru muyazane. Yo muyazanye natwe tuyashyira inzego zibishinzwe. Hanyuma wowe uratinyuka ukatubwira ngo impamvu mubazanye hano. Murabizi ko wenda abantu mudukurikiye ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 2025 nibwo Adepr yagaragaje cyangwa se yaranze bamwe mu bapastor bagiye kuzahabwa inshingano mu itorero rya Adepr. Hanyuma uvuze ko aba mwaranze, aba mwagaragaje ari ukugira ngo twebwe turebe niturangiza dukuremo ibitekerezo tubaha. Hanyuma rero turabizanye ibyo bitekerezo, turabizanya. Ahubwo reka nkubaze, ibi bitekerezo mutubwira ngo mukeneye ko tubagezaho, ubundi turabibaha bimariki? Bagore byemejwe, ndetse na bamwe mu bashumba bashya bagaragara bagiye guhabwa inshingano, harimo n'abagore. Ibyo reka tubyakire, byarabaye. Ariko ibintu bigiye kugaragara ni ingaruka mbi zigiye kuza ku itorero rya Adepr. Icyambere, hagiye kuboneka abantu bagiye kujya babura uburyo babikiriza. Abagore bagiye kujya batera haleluya. Aba bagore muhaye inshingano, aba bagore mugize abapasitoro, aba bagore mugize abashumba, bagiye kujya bahaguruka batere haleluya mu iteraniro habura ababikiriza. Bagiye kujya bavuga ngo mureke tujye gufata bamwe mu bize ku gice tujye kubatiza, bamwe banga kujya mu mazi. Bitewe n'iki? Ntago bazemera ko babatizwa n'abari y'abagore. Kabiri, ntabwo bazemera ko bahabwa umubiri n'amaraso, urwibutso byo mubiri n'amaraso ya Kristo n'abagore. Cyamaye nka data. Ibi ndabivuga mukantera amabuye, ariko barimo barabyandika hano. Harimo abanditse baravuga ngo cyakoze nimureke ibyahanuwe bisohore, bati Izayi aje gusohoza ibimwe mu byanditse Bibiliya Imana yavuze bigomba gusohora. Bati nta wundi ugomba kubisohoza, Izayi yarabirangije. Kandi mwibuka ko uyu mugore afite inshingano zo kuganduka. Simbizi wenda niba uyu mupasitorokazi muramukura kuri ya liste y'abagore bagomba kuganduka, bakagandukira abagabo, bakaba ba mutima w'urugo, bakaba babaye ba mutima w'idini. Hanyuma abagabo tukababwira ngo nimwihangane nuko zubakwa. Nuko zubakwa cyangwa nuko basenga? Ese nuko basenya cyangwa nuko bihanganisha? Simbizi, nihitiraga. Ariko mwitegura ibintu bigiye kuba mu itorero rya Adepr. Ngaho nyumvira nawe mushumba, ni wowe wo ku gicumbi cy'umwuka we uje gusohoza ibyanditswe muri Bibiliya neza ko bigomba gusohora. Birabaye. Abaririmbyi mutangire mutere yakorasi muvuye ngo birabaye. Amagambo ashize ivuga birabaye. Niba iki bibaye rero? Niba iki bibaye? Ubushize twababwiye uburyo muri Adepr umwuka wera yagiye.
tuza kwibaza namwe munyumvire mbabazi. Insengero zirafunzwe, yego turabyemera. Hanyuma ni hehe umukristo yanga gucumbikira mwene se mu rusengero atari urwasi? Dufite abantu bajya bakuza insengero bavuga ngo twimuriye itorero ku rundi rusengero. Bamwe turabazi, dufite insengero nyinshi zagiye zibura aho zisengera bitewe nuko aho zajyanywe bene se banze kubakira mu rusengero rwabo bakabamagana bati ntabwo dushaka kuri itorero rizagira iteraniro iwacu. Ibyo byarabaye. Mwene so dufite amakorari yagiye yanga gutizanya ibyuma kandi ngo bari mu nzira imwe, bari mu rugendo, ngo bari mu gicumbi cy'umwuka, muri mu rugendo rujya kwa nani we. Ibi ngibi mbibabwiye bamwe mu by'impanga, ariko ndabatoneka, nta mikino nge mba mfite, ndabatoneka. Ibyo bisebe byanyu bigomba gukira uko byatonetswe bikomurwa. Ntabwo muzakora amabi ngo tuyaceceke. Oya, mureke tubabwiza ukuri. Ahangaha nta mikino nge mba mfite, ngomba kubabwiza ukuri. Tubabwiza ukuri mukanga mukadufata nk'injajwa. Twababwira ibitekerezo mutwifuzaho nibundi mukabitesha agaciro, ubundi murabizana imbere yacu ngo bitumarire iki? Mwaduhaye ibyemezo by'ibyo mwemeje mukarya kwirirwa mutubeshya mutujisha ngo murazanye ngo tubyigeho ngo tubaye ibitekerezo. Aha, hanyuma ni ibitekerezo mushaka, reka tubagezeho ibitekerezo. Reka nkugezeho ibitekerezo. Igitekerezo cya mbere ngendana nibanda mu byagiye byandikwa mu makomenti na bamwe mu bagiye bakurikira ibiganiro byagiye bitambuka, na cyane cyane ku ijambo ryatanzwe n'umuvugizi w'itoro rya Adepr ku munsi wo kuwa gatandatu. Hanyuma munyemerere tubigendanemo neza. Ahangaha abantu barimo baragenda bagaragaza ko itoro rya Adepr rigiye ryahura n'akaga gakomeye ko kubura intama, mbese mu kugabanyuka kw'intama, ndetse abantu batangiye guhita bibaza ngo ese ngo intama zizaba zagiye zagabanyuka zagiye. Ubu tuvugana hari benshi bari bategereje kureba koko kwibiri kuvugwa bizasohora. Ubu noneho umushumba ashyizeho umukono, ateraho kashe, arabivuga, ajya kuri radio, ajya ku macano, avuga ko byamaze kuba confirmed. Byabaye confirmed. Ubwo yemejeho gusengera kuba intumwa ya Kristo. Mwebwe niba mwemera Bibiliya, mukemera ko Bible ari inzira tugomba kugenderaho tukagera ikirenge mu cya Kristo, nimureke tuve mu byo twe dutekereza by'amarangamutima yacu, ahubwo turebe ngo Kristo yabigenje ate. Ese niki twigira Kristo? Kabiri, uyu mwijima w'ibanga ni gute utatwara abantu ngo baherane? Wabura gute kubaherana se ahubwo abantu bari kugenda babisansibirizwamo n'abakomeye? Abakomeye abarivuga ari kijyana, abashumba twubahaga, abakuru, nta kundi byagenda. Ariko narinje kubarabura, narinje kubakemera, mbabwira ngo murarye muri menge, ejo n'ejo bundi muraje mubona ibipfunsi bigiye kongera kuvugira mu itorero, aho abagabo, aho abagore bagiye kujya basuzugura umwe mu bapasoro, hanyuma nawe yarangiza agahagarara ku nshingano n'icyubahiro afite, akanga guca bugufi ubundi umurukaka. Mureke hamwe murebe izindi magamizi ziri kuza ziri kujya ziboneka, nizuko ngo mu itoro rya Adepr abagore yes, nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze mwese abantu tugenda tubana umunsi ku munsi. Nizere ko mumeze neza. Ngewe nkuko bisanzwe nitwa Nongera Bernard, tugarutse muri cya gisata cy'iyobokamana, aho tugenda tubagezaho amakuru atandukanye agenda avugwa hirya no hino. Uyu munsi haravugwa iki rero? Munyemerere twigarukire mu itoro rya Adepr. Abantu mujye mumbaza ngo kuki nkunda kuvuga ku itoro rya Adepr, ariko
nuko ari ryo nyine riri kuvugwa, niryo riri hiti, niryo riri kubonekamo ibyo kuvugwa. Ngira ngo ntago turi kuvuga kwa Gitwaza, muri no minsi ntago kwa Gitwaza harimo Sakwe, ntabwo twajya kwa Minyoni, nta Sakwe hari, ntabwo twajya muri Katolike, ntabwo twajya muri Islamu. Munyemerere tujya hano hari Sakwe. Ahantu hari kwibazwaho na benshi, aho benshi batari kuvuga kimwe, ni hehe? Nta handi, ni hano mu itorero rya Adepr. Ese byifasha bite mu itorero rya Adepr? Mbere yuko twinjira muri gahunda, reka mbanze nkumvishe aka kantu, hanyuma ngaruke duhanaho ibitekerezo. Babarizwa muri paruwasi ya Remera n'abakozi b'Imana dufatanije umurimo w'Imana, kandi turifuza ko bazahabwa inshingano z'ubupastori. Kubera iki tuberekana kugira ngo niba hari impamvu yatuma adahabwa izo nshingano, kuko ni inshingano ziremereye mu itorero, kugira ngo ayo makuru muyazane. Yo muyazanye natwe tuyashyira inzego zibishinzwe. Hanyuma wowe uratinyuka ukatubwira ngo impamvu mubazanye hano, murabizi ko wenda abantu mudukurikiye ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 2025 nibwo Adepr yagaragaje cyangwa se yaranze bamwe mu pastor bagiye kuzahabwa inshingano mu itorero rya Adepr. Hanyuma uvuze ko aba mwaranze, aba mwagaragaje ari ukugira ngo twebwe turebe niturangiza dukuremo ibitekerezo tubaha. Hanyuma rero turabizanya ibyo bitekerezo, turabizanya. Aho boreka nkubaze, ibi bitekerezo mutubwire ngo mukeneye ko tubagezaho, ubundi turabibaha bimariki? Tubabwiza ukuri mukanga mukadufata nk'injajwa? Twababwira ibitekerezo mutwifuzaho nibundi mukabitesha agaciro, ubundi murabizana imbere yacu ngo bitumarire iki? Mwaduhaye ibyemezo by'ibyo mwemeje, mukarya kwirirwa mutubeshya mutujisha ngo murazanye ngo tubyigeho ngo tubaye ibitekerezo. Aha, hanyuma ni ibitekerezo mushaka, reka tubagezeho ibitekerezo. Reka nkugezeho ibitekerezo. Igitekerezo cya mbere ngendana nibanda mu byagiye byandikwa mu comment na bamwe mu bagiye bakurikira ibiganiro byagiye bitambuka, na cyane cyane ku ijambo ryatanzwe n'umuvugizi w'itorero rya Adepr ku munsi wo kuwa gatandatu. Hanyuma munyemerere tubigendanemo neza. Ahangaha abantu barimo baragenda bagaragaza ko itorero rya Adepr rigiye ryahura n'akaga gakomeye ko kubura intama, mbese mu kugabanyuka kw'intama, ndetse abantu batangiye guhita bibaza ngo ese ngo intama zizaba zagiye zagabanyuka zagiye. Ubu tuvugana hari benshi bari bategereje kumenya kureba koko kwibiri kuvugwa bizasohora. Ubu none umushumba ashyizeho umukono, ateraho kashe, arabivuga, ajya kuri radio, ajya ku macano, avuga ko byamaze kuba confirmed. Byabaye confirmed ubwo yemeje gusengera abagore, byemejwe, ndetse na bamwe mu bashumba bashya bagaragara bagiye guhabwa inshingano harimo n'abagore. Ibyo reka tubyakire, byarabaye. Ariko ibintu bigiye kugaragara ni ingaruka mbi zigiye kuza ku itorero rya Adepr. Icya mbere, hagiye kuboneka abantu bagiye kujya babura uburyo babikiriza. Abagore bagiye kujya batera haleluya, aba bagore muhaye inshingano, aba bagore mugize abapasitoro, aba bagore mugize abashumba, bagiye kujya bahaguruka batere haleluya mu iteraniro habura ababikiriza. Bagiye kujya bavuga ngo mureke tujye gufata bamwe mu bize ku gice tujye kubatiza, bamwe banga kujya mu mazi bitewe n'iki? Ntago bazemera ko babatizwa n'abari y'abagore. Kabiri, ntabwo bazemera ko
bahabwa umubiri n'amaraso, urwibutso by'umubiri n'amaraso ya Kristo n'abagore. Cyampaye nka data. Ibi ndabivuga mukantera amabuye, ariko barimo barabyandika hano. Harimo abanditse baravuga ngo cyakoze nimureke ibyahanuwe bisohore, bati Izayi aje gusohoza ibimwe mu byanditse Bibiliya Imana yavuze bigomba gusohora. Bati nta wundi ugomba kubisohoza, Izayi yarabirangije. Ngaho nyumvira nawe mushumba, ni wowe wo ku gicumbi cy'umwuka wera uje gusohoza ibyanditswe muri Bibiliya neza neza ko bigomba gusohora. Birabaye. Abaririmbyi mutangire mutere yakorasi muvuye ngo birabaye, amagambo ashize ivuga birabaye. Niba iki bibaye rero, niba iki bibaye, ubushize twababwiye uburyo muri Adepr umwuka wera yagiye. Tuza kwibaza namwe munyumvire mbabaza, insengero zirafunzwe, yego turabyemera. Hanyuma ni hehe umukristo yanga gucumbikira mwene se mu rusengero atari urwasi? Dufite abantu bagiye bakuza insengero bakavuga ngo twimuriye itorero ku rundi rusengero. Bamwe turabazi, dufite insengero nyinshi zagiye ziburaho zisengera bitewe nuko aho zajyanywe bene se banze kubakira mu rusengero rwabo, bakabamagana bati ntabwo dushaka kuri itorero rizagira iteraniro iwacu. Ibyo byarabaye. Mwene so, dufite amakorari yagiye yanga gutizanya ibyuma, kandi ngo bari mu nzira imwe, bari mu rugendo, ngo bari mu gicumbi cy'umwuka, muri mu rugendo rujya kwa nani we. Ibi ngibi iyo mbibabwiye bamwe mu byimbye impanga, ariko ndabatoneka, nta mikino nge mba mfite, ndabatoneka. Ibyo bisebe byanyu bigomba gukira ari uko byatonetswe bikomorwa. Ntabwo muzakora amabi ngo tuyaceceke, oya, mureke tubabwiza ukuri. Ahangaha nta mikino nge mba mfite, ngomba kubabwiza ukuri. Dore ikibazo kibonetse rero, abashumba b'abagore mukize ku nshingano, mwitegure no kubahemba amafaranga menshi kurusha abagabo, kuko bagiye guhura n'akazi kenshi kurusha k'abagabo bahuraga nako muri kano kazi ka Adepr. Icya mbere kigiye kugaragaza ko bagomba guhemba amafaranga menshi, bagiye guhura n'akazi kenshi, bagiye guhura n'icyo bita gukansoringa abakristo, bagiye guhura n'ihurizo ryo kugira ngo biyumvisha bakurure imitima y'abakristo, kuko abakristo ntago barabyumva. Ufasha umuntu umuhaye inshingano, uwumuhaye ntarabyumva. Ni nko gushingira umugore ku mugabo utamukunda. Kuba wafata abagore mukabaha inshingano za gipasitoro mu itorero rya Adepr, ni nko gufata umugore cyangwa umukobwa ukamushingira umusore utamukunda. Igihe kiragenda kikagera, ejo mukumva ngo sakwe, mukumva ngo abantu barwanye, mukumva ngo amadivorce, mukumva ngo umuntu yishe undi, mukumva ngo amatiku yavutse, bitewe n'iki mwamumushingiye atamukunda. Aba bakristo nabo ntago babyumva kimwe. Wenda 20% barabyumva, ariko 80% ntibabyumva. Ese niba abari bafite ubwinshi bw'amajwi ari abatabyumva, kuki muhatiriza? Reka mbyemere, byabaye confirmed, mwaranabisinyiye, mwaranabitangaje, ntibizahinduka. Ariko mwitegure n'ingaruka zigiye kuza, mwitegure akaga kagiye kuboneka mu itorero rya Adepr. Aba bagore muhaye akazi, mwitegure kubongerera imishahara, kuko bagiye guhura n'urugamba rutoroshye. Ya mwaba pastor b'abagore mwe, mugerageze murebe uburyo mugarura imitima y'abakristo, mushakisha uburyo babiyumvamo, kuko kuva na kera namwe uretse wenda namwe ko mukurikiye umukati, ariko murabizi ko kuva na kera nta mugore wegeze uyobora, nta mugore wegeze uba umushumba mu itorero rya Adepr. No muri Bibiliya mwinjiramo munyere ku mugore wabaye umushumba cyangwa intumwa ya Kristo.
turabaza abagore bitwaye neza muri Bibiliya. Bibiliya zitubwira bakoze imirimo myiza, nkuko n'ubu ngubu hari abagore bakoze imirimo myiza, ari abadiyakoni, ari n'abarimu, ariko hari aho batagomba kurengera. Kuba intumwa ya Kristo. Mwebwe niba mwemera Bibiliya, mukemera ko Bible ari inzira tugomba kugenderaho tukagera ikirenge mu cya Kristo, nimureke tuve mu byo twe dutekereza by'amarangamutima yacu, ahubwo turebe ngo Kristo yabigenje ate. Ese niki twigira Kristo? Kabiri, uyu mwijima w'ibanga ni gute utatwara abantu ngo baherane? Wabura gute kubaherana se ahubwo abantu bari kugenda babisansibirizwamo n'abakomeye? Abakomeye, abarivuga ari kijyana, abashumba twubahaga, abakuru, nta kundi byagenda. Ariko narinje kubarabura, narinje kubakemera, mbabwira ngo murarye muri menge, ejo n'ejo bundi muraje mubone ibipfunsi bigiye kongera kuvugira mu itorero, aho abagabo, aho abagore bagiye kujya basuzugura umwe mu bapasitoro, hanyuma nawe yarangiza agahagarara ku nshingano n'icyubahiro afite, akanga guca bugufi ubundi umurukaka. Mureke hamwe murebe izindi mbogamizi ziri kuza, ziri kujya ziboneka, nizuko ngo mu itorero rya Adepr abagore ikindi kintu kigiye kuba imbogamizi mu itorero rya Adepr, ikindi kintu kigiye kuba ingora bahizi, indi nduru sakwe igiye kuboneka muri Adepr. Mbega abadamu bari beza bahuye n'akaga, mbega ingo zari zubakize zigiye gusenyuka, mbega abana bagiye guhura n'akaga, mbega abagabo bagiye gusigara mu bibazo. Dore ibigiye kuba. Sinzi niba mwarabyizeho, ariko dore ibi mugiye kubibonesha amaso. Mugiye kujya mubona aho umwe mu bagabo, bamwe mu bagabo bari batunze aba bagore bahawe inshingano za gipasitoro, bagiye kujya batanga ibirego bya buri munsi. Icyambere, abapasitoro bagira umwanya muto bitewe n'amaraporo, ingendo za hato na hato zo kujya kureba uburyo batanga igaburo, bakigisha inyigisho z'abubatse, imibatizo, gushingira, mbese gutanga igaburo, ibintu nk'ibyo buri munsi. Hanyuma kandi mwibuka ko uyu mugore afite inshingano zo kuganduka. Simbizi wenda niba uyu mupasitoro kazi muramukura kuri ya liste y'abagore bagomba kuganduka, bakagandukira abagabo, bakaba ba mutima w'urugo, bakaba babaye ba mutima w'idini. Hanyuma abagabo tukababwira ngo nimwihangane nuko zubakwa. Nuko zubakwa cyangwa nuko basenga? Ese nuko basenya cyangwa nuko bihanganisha? Simbizi, nihitiraga. Ariko mwitegura ibintu bigiye kuba mu itorero rya Adepr inyuma yizi mpinduka. Mbibutse ko umuvugizi umushumba mukuru wa Adepr yavuze ko bazasengera abagore n'abagabo, abashumba bashya bagiye kujya ku nshingano mu kwezi kwa 12. Ibyo mubyitegure, mbese uyu mwaka urarangira, twinjire mu wundi ibintu ari bishya bipya. Abagore mu itorero rya Adepr ari bapya, abagabo mu itorero rya Adepr ari bapya, mbese ibintu ari munange. Reka dutegereze turebe impinduka icyo zizakora. Ariko se koko ni byiza cyangwa bizagorana kurushaho? Imana idufashe idutabare. Icyakoze abasenga ni mwongera ibihe mu gusenga, musengera itorero rya Adepr. Abakunda Adepr, abayisengeye, abayibonye mu ibyiza, musubire ku mavi, muve mu murengwe, muve mu butesi.
iki ni igihe cyo gusenga. Uwasengaga rimwe niyongere kabiri, uwasengaga kabiri nagire gute niyongere. Amazi ntabwo akiri ya yandi my friend, amazi ntabwo akiri ya yandi. Aha, reka mbashimire rero mwe mwabanye nanjye, mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka buri wese aduha igitekerezo uko abyumva. Murakoze, mugira umunsi mwiza.